Ntago mwibuka wa musheri wanjye. Turamwibuka. Urasetse. Ngo iki kintu cyambaye yose reba ino phone kari cyashya. Ndi kuyibona ahubwo se wayikuye. Niwe wayinayemo. Yayigutayemo se nta kintu bamukoreye. Usikusetsa. Uriya sheri inshuti uyase mubise ko najya mabesha ndi ntago jya mabesha nyine yayigwaye mu buhe buryo arankunda nagenda mukunda ibyo ntago bindeba yaba yaribye amafaranga mabuje barayitoraguye ntago bindeba papa mabuje bakora iki nese urajya kumbaza ibyo mani ndabizi nawe ndumva reka muratangiye oya reka muranaje wenda umbwiye ngo mabuje yamuhaye ari cyamuka nyine kizima pana akazi gasanzwe akora boss wumva amabwije kuri byumva ariko phone ihenze gutyo wasanga uri kutubeshya ahubwo tubwire neza yakura hese abashumura bise nababeshya urumva ntabwo nababeshya ngewe yarihirinze arambwira ati sheri ejo uzaze nshaka kuguha gift sinari nzi ngo gift ni iyihe ngo ni iyihe reka ngenda urumva ariko mani atanga gift romantique ndagenda aranyengurira ndagenda ndicara ubwo se yiguhaye gutyo gusa kamwibarize wicaye hehe nicaye mu cyumba sibyo twahoza tuvuga nari mbizi ko muri salo yayiguha none se mbwira wagiyeyo mabuje wariyo rata ntago byashoboye ntago ubyumva ntago yajya kumusura mabuje wariyo ngayimuhe urumva yagiye wenyine akimara kuguha gift ya telefone byagenze gute nyuma ibyabaye mbere yuko ama gift ya telefone yako namwe nimukigira abana imana kimwe gudusoma inshuti zacu akasemana nese niyo yonyine yaguhaye nese utankunda ubundi wakundana umva mfite amakenga yuko uzanca inyuma kandi ndagukunda nuko muca inyuma ejo ndise ko nagiye guhaha uziko kujya nguca inyuma nazenguruka nkaguca imbere mana ndakwemererega nanjye ndagukunda ubwo bakunkundere ku mugabo ni ukumenyera ibintu byose imisatsi ariko nizere yuko ejo tuzajya gusohoka mu mujyi nzakujyana n'amafaranga mabuje nta memba nzakujyana yego kabisa gukundana n'umukozi wo mu rugo yego turakundana akambira ko mukunda ankunda nanjye nkabwira ko mukunda serious ko mukundana umva sikandi ko nawe mbangira ko muca mwijambo ratumva rata nkubwira ikintu nangira abakozi abanza tubwiye buretse abanza tubwire abakozi bo mu rugo usengiye urandebye ugasanga je nabibabara abakozi bo mu rugo wibabara ratezeka je nago mushyigikiye oya reka abanza tubwire kandi reka tumutega amatwi tumuzatubwire ratukundana n'umukozi wo mu rugo gusa uzikusetsa ngise ndi umusatsi noragura amashashi se nanjye ibyo nari nkuzi ntago byashoboka ahanga rero tekerezaga kuntu umukozi wo mu rugo yabasha kwigondera iyo kanzu nako gakwitaga gukubitira higeze reka ngwaze by the way reka ngwaze urarebye usanga ngewe nk'ururiya mugabo gusa njye nakanfite ku buryo nakigurira n'akanzu cyangwa n'ibindi uri bivuze ngo ufite abandi ku ruhande umva nyine reka mbabwire utubwize ukuri n'utubeshyira bizi turi inshuti kuri pe tonto ndamukunda pe nawe ndabizi arankunda nyine mbega mukunda nk'imwe nawe akankunda ariko se buriya urishuwa gukunda cyane aho kumva nawe kumubeshya oya nago mubeshya pe nago mubeshya waragukunda byanyabyo ndabizi arankunda ese agukorera iki gifatika ko mbizi n'ubundi inkondo z'iki gihe nabonye zigoye reka nkubwire uriya mutipe nubwo akora mu rugo iyo atetse inyama nziga mbere ya mabuja urabyumva mabuja yamuhemba ahita avuga ati uriya musheri wanjye zenguruka turebe kakugarurira neza uziko ndabona ari mu kazi ko urasetsa ndagukunda ugomba no kunkunda nese kunsimbuka kunsunika ubaye mu mise no ubaye iki shubaye iki ntago ndi kubyumva ubonye se ubonye iki ubaye impumyi oya ntago ndi kubyumva ibi ntago bishoboka
bishoboka bitese no ntago ndi kubyumva ubaye iki ntago ndi kubyemera sho ubaye iki be ubaye iki ubaye impumyi se no ntago ndi kubyumva ndi kubona yambaye imyenda nk'iya sheri wanjye ariko sinzi ikintu yabaye wewe wabaye iki kuri gukabakaba ko nzi ko nyine ureba wowe uri uwahe wundi ahubwo se uri njyewe umnurutse yandi kumwe na sheri wanjye uje umwihobereshwa come on baby no ushaka iki ubanza se n'undi mugabo nago uno mukobwa no wahe Pana unasikia kukumva nagakiri umunyarwanda kagire kama ta asi ibintu uri kuvuga ni ibiki ntago uvuga ikinyarwanda mukanya arakubwira uyu mukobwa ni wahe ahubwo se uri uwahe what uri uwahe mu Rwanda mani mu Rwanda nawe umbabare ntubizane panaho nawe ntabwo nabafatanye nkabakubita niko reka nje mbabaza ubu ahise avuga ikinyarwanda mumbabare wowe reka nje nkumbaza wanarebaga nisi ukumva n'inkoni ndongera kugendeshwa ni kandi uri kureba iki wasanga mwe oya basi reka muteye isoni akatayigirishwa nka wari muvuye ese mwe wowe kumanukanye na sheri wawe warugabwa umunsi karimo mujye mureka kunyitambika nigende sheri kunani